umuco aho ugiye wose urawujana ni kubera iki bawuta agashaka ngo umwenda ari ukura iwe ntamenye kuko yakuze akagira ngo umwenda urakura yawambaye. Yes, nk'ibisanzwe ni kuri ya force wa Yesu twongeye kubirizaho mwese abadukurikira umunsi ku munsi, abo bukeye ni mwaramutse, abo bwije namwe tubahaye mwiriwe, mumeze mute iyo muri. Hanyuma kuri uno munsi twifuje kuganira n'umutumirwa, turaza kuganira ku bintu bitandukanye, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze tumusabe kugira ngo aze kutwibwira, kugira ngo tuze kuganira twamumenye. Tugwaye ikaze, ni karibu. Murakoze. Yego. Murakoze kutwakira muri studio. Turabyishimiye ku butumire bwanyu, mwadutumiye kugira ngo tuganire. Murakoze no kutwakira. Hanyuma nk'uko muvuze, turi buze kuganira ku bintu bitandukanye, ariko kandi mbere ya byose ndagira ngo tubanze twibwirane, kuko mu muco iyo umuntu aje kuganira n'ubundi urabanza ukamwibwira uriwe kugira ngo muze kuganira muziranye. Yego. Rero umuco tuje kuganiraho, turaganira hejuru y'umuco wa kinyamurenge. Ibyo rero ndagira ngo umuntu abasabwa kugira ngo yibwirane kinyamurenge, kuko tugiye kwibwirana mu byido.com turimo, birasaba kugira ngo ushishoze kugira ngo uzamenye umuntu muganira. Rero reka ntangire mbibwira wundi we. Amazina nitwa Rutabara wa Mudagiri, Mudagiri wa Semazibo, Semazibo wa Gitimbwa. Ngira ngo aho nyine bihagije. Ndi umutura wa ubuntuye mu gihugu cy'Ubugande, ariko ndi umukongomani, ndi umunyamurenge. Iwacu twari dutuye ahantu bita mu Gitoga, ni mu Cabupfurero. Ngire ngo ndi umugabo, ndubatse, mfite urugo. Ngire ngo ivyo birahagije. Ibyo birabaye. Sawa, arakoze cyane Rutabara, turamwakiriye muri kino kiganiro cyacu kugira ngo tuze kuganira. Hanyuma nkuko twari tuvuye kubabwira, twifuje kuganira nawe kugira ngo tuze kuganira siritu ku kintu kijanye n'umuco. Nkuko yaramaze kubabwira, tugiye kuganira ku kintu kijanye n'umuco. Hanyuma reka tuze kumuha umwanya kugira ngo aze kudusobanurira ubundi umuco wa kinyamurenge niki, umuco wa kinyamurenge umeze gute, kugira ngo tuze kurushaho kubimenya, kubera kuko hari abana benshi batazi umuco wa kinyamurenge, babaye mu bihugu bitari ibyacu, kubera kuko arabavukiye mu nzira. Niyo terme abantu basigaye bakoresha, abantu bavukiye mu nzira ntabwo bazi ikijanye n'umuco. Rero tugiye kumwifashisha kugira ngo aze kuduha umurongo cyangwa se aze kudusobanurira ku bijanye n'umuco. Tugwaye ikaze. Murakoze. Yego. Nkuko umunyamakuru yaravuze, nago turi bakuru cyane natwe kugira ngo byose tube tubizi, ariko bitewe n'ibyo umuntu agenda abaza n'ibyo umuntu yabonye, ntabwo ari bike umuntu aba yarabonye n'ibyo yabajije. Ibyo biba bihagije ku muco wa kinyamurenge. Ariko kandi nizere kuko abantu bakeneye kusesengura kugira ngo bawucukumbure neza, turacafite abasaza dushobora kwegera kugira ngo tuwucukumbure neza tuwumenye. Ariko bitewe n'ibyo twabonye, n'ibyo twabayemo, n'ibyo twabajije, turaza kuvuganaho gatoya, bise nkaho tugenda twungurana ibitekerezo. Yego. Bitewe nk'uko avuze, abana bavukiye mu nzira, abana bavukiye mu bihugu bitandukanye, kuko nta muco bazi iyo witegereza n'iyo ureba. Nibyo rero twashatse kugira ngo tuganireho, tugende twungurana ibitekerezo kugira ngo turebe umuco wa kinyamurenge wa kera
uko abasaza bacu ba kera cyangwa se ababyeyi bacu bari bameze kugeza kuri twe none bavuga uko twawubonye n'uko twawubayemo. Hanyuma nk'uko yarabivuze mu ncamake turaza kuganira ku bintu bigera nka bitatu ari byo tujya gukoraho ikiganiro twunguranaho ibitekerezo. Icambere turi buze kuvugana hejuru y'umuco. Umuco ni iki? Umuco urimo ibintu byinshi. Umuco ugabanyije nk'ibice byinshi. Hariho umuco w'imyambarire, hariho umuco w'imivugire, hariho umuco urimo ibintu byinshi bitewe n'ibyo umuntu agenda awushiramo. Harimo ibice byinshi ariko turi buze kuganira cyane kwibanda ku muco w'imyambarire y'umunyamurenge wa kera, dusubire kandi tubisanishe n'imyambarire y'umunyamurenge wa none. Ikigira kabiri turi buze kuganira hejuru y'imyitwarire, uko umunyamurenge cyangwa se cyane cyane turi buze gutinda ku mwari w'umunyamurenge cyangwa se umukobwa w'umunyamurenge yitwaraga ate. Nitumara tuje kungamo tuvuge umugore w'umunyamurenge imyitwarire yiwe yayiteye ite, tuyisanishe n'iya none. Ikigira gatatu turaza gushiramwo imyambarire y'abagabo, dore ko twebwe tuzaza tunayihindura cyane, usibye nyine babandi bavukiye mu nzira ni nkabo nabo bagiye basa n'abawibagiwe kuko batawubayemo. Rero nanivuze ngo kuwibagirwa basa naho batawuzi. Si ukuvuga ngo basa nkaho ntibawuzi, bafashe uwo mu nzira nyine harya bavukiye. Turi buze kuwuvugaho bukeya ariko cyane cyane turibanda hejuru y'umuco n'imyambarire y'umwari w'umunyamurenge n'umugore, tubisanishe n'ibya none aho turi mu bihugu bitandukanye. Urakoze cyane. Ukiri mutanga ibyo turi buze kuganiraho, nari maze kugira ubwoba tese birashoboka ko tugiye kwibanda gusa ku gisate cy'abagore, kubera kuko niyo ubajije hano hanze usanga abantu bavuga ko abakobwa, abagore, abaki aribo bita siritu aribo bataye umuco. Ni kako biba bimeze. Rero ubwo bashizemo n'akabasore b'abahungu, ubwo turaza kugira byinshi turi buze kwiga. Hanyuma reka ukiri aho ngaho, ubundi umuco ni iki? Uko wari ubitubwiye, umuco ni iki? Umuco uteye gute? Umuco ubundi iyo bavuze umuco twebwe cyangwa se abadukurikiye bumva iki? Murakoze munyamakuru. Ku badukurikiye turagira ngo tuze kuganira ku muco. Nkuko nari mbabwiye, umuco urimo ibice byinshi. Biraterwa nuko umuntu ashobora kuwumva, wabisobanura ibitandukanye nuko nosobanura, n'ubundi nawe agasobanura ibitandukanye n'iby'uwundi. Biterwa nuko ubyumva ushobora kubisobanura. Ariko ngewe nkuko nabiteguye, ubundi umuco kugira ngo umenye umuco nuko uba ufite abantu babiri batandukanye batuye hamwe cyangwa se badatuye hamwe, cyangwa se dufate nk'ibihugu bibiri. Ni ibihugu bibiri bituranye cyangwa se by'ibibanyi. Abarundi nibo bakunze kuvuga ngo by'ibibanyi, by'abaturanyi. Ugasanga ntibifite imico imwe. Iyo niyo turi buje kwibandaho. Ubundi umuco ni ikintu karemano uba wararemanwe kidasa n'ic'uwundi. Uko niko nshobora kubyumva, kubisobanura mu buryo bworoshe kugira ngo ndeke kurambaguza mu magambo menshi. Ni ikintu karemano uba udasangiye n'uwundi. Cyane cyane kugira ngo tubyumve neza, ni ibintu igihugu n'ikindi cyangwa se ubwoko n'ubundi mutaba musangiye, mutaba muhuriyeho. Nico ushobora kwita kuko ari umuco waje.
Ego muri ibyo rero ari byo tugiye kuganira, ari byo tunatangiriraho umuco. Ubundi umuco wa kinyamurenge twashatse kuvuga, turavuga cyane ku imyambarire. Umunyamurenge yambara gate, umunyamurenge yambara ate none. Umunyamurenge wa kera ugerageje kubaza nk'abantu bakuru ba kera, ubabaza uburyo bambaraga, ugasanga bashatse kubihuriraho n'ayandi moko yose. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko muri iyo myaka yabo twari tutaragira imyambaro twambara none. Ariko kandi nabwo wasangaga hari aho bitaniye. Ejo bundi narimo nganira n'umusaza mubaza hejuru y'imyambarire uko bambaraga kera. Yarambwiye ngo yashatse muri 70 n'iyindi myaka hejuru, kubera nyine kuko ibya kera batandikaga yari makeka. Arambwira ngo we aje gushaka ngo nibwo yatangiye kwambara imyenda akumvaga izisoni. Ati kera rero ukuntu bambaraga imyenda bakuye mu mpu, ibyo bitaga ngo inkanda. Abantu bakuru wenda bashobora kubyumva, abantu batoya ntibashobora kubyumva, kuko natwe twagendaga tubibaza. Noneho tukabaza tese inkanda mwazikoraga mute? Mbaza uwo musaza yarambwiye ngo bafataga uruhu ngo bakaruhonda rukoroha, barangiza bakarukora gusa ari urwo kwambara nyine. Impu urebye ukuntu nk'abantu bakuru, hari ukuntu impu nyine mwabagaga inka, niba inka yapfuye cyangwa se ihene, hari ukuntu mwakubitaga impu mukazisasa, ndetse abandi bakanaziryamaho umugabo no mu biraro no mu mazu amwe. Hari aho wasangaga bazisashe nyine ngo mu birambi. Ukibaza nk'umuntu muto yakibaza ukuntu babikoze kugira ngo basase urwo ruhu. Rero tuganira n'uwo mugabo yarambwiye ati iyo yari imyambaro ya kera twambaraga. Ntabwo yambaraga abantu bose, yambaraga abantu bamaze gukura, batinya gusohoka hanze bambaye ubusa. Uti byagendaga gute? Mubaza yarambwiye ngo cyane byakundaga abantu bambaraga bagasa n'abayikwije igice kimwe ni igitsina gore. Nawe urabyumva kuko umugore abatinyitse kugira ngo asohoke hanze yambaye uko yavutse. Ati rero barafataga bagakubita rwa ruhu rukoroha, bakarucamo kabiri, igice kimwe bakacambara mu gituza, ikindi gice bakagikenyera. Ati ubwo rero umugore yasaga n'umuntu wakoze igitangaza wikwije wambaye. Naho umugabo kwari kwipfuka igice cyepfo gusa, naho igituza byari bisanzwe. N'abantu bose niko bambaraga kuko ntacyo yatinyaga. Nuvuga ko abantu bambaraga babaga ari abantu bamaze kuba bakuru. Abantu bambaraga babaga ari abantu bamaze gukura. Abandi bose abana byari bisanzwe. Nabisanishije hari ahantu nigeze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, nsanga imico yaho iranshobera kandi intera nk'isoni, kugeza igihe umuntu twari kumwe ambwira ati noneho ko ndabona usa n'umuntu watangaye. Atari ko twebwe nibisanzwe. Uti byari bimeze gute? N'abantu nabo baborozi kuko abanyamurenge twororaga inka. Noneho tugezeyo nari ngiye kumusura uwo muntu, baterura amazi baja koga, bashorerana bose, ari abakobwa ari abahungu kandi bamaze gukura. Mbona bose bagiye koga, bateretse amazi hariya mu mbuga, nta dushe nkabijya by'iwacu. Wasangaga abantu baja muri dushe, bubatse dushe y'ibyatsi y'ibiti wenda cyangwa se y'ibintu ibiti bashinga by'ibihurirano bakabizungurutsa ibyatsi. Noneho mbirebye sa n'umuntu utangaye, ariko ibo bagiye kubimbwira numva barabyoroheje, kandi ibyo babikoraga ubona ababyeyi babo bari hariya bicaye hanze kibisanzwe. Niho warumbaje uti se hambaraga abantu bakuru? Tuganira n'uwo musaza yarambwiye ati abantu bakuru nibo babyambaraga.
ntabwo ari buri muntu wese wabonaga iyo nkanda kugira ngo ayambare. Yambaraga abantu bamaze gukura, nawe urabyumva, bamaze gukura. Nose kwimpu ngira ngo tizari zihenze cyane kuzibona kubera kuko bari aborozi kandi wenda inka ntizasibaga gupfa kubera ko abantu bose batambaraga kandi imyenda wenda izo nkanda ziboneka. Urakoze munyamakuru. Uko tuganira n'uwo musaza nakomeje kumubaza, nawe bisa n'ibimusize kubera imyaka yiwe, ariko cyane cyane ibyo yarambwiraga ati ntabwo ari buri muntu wese wabonaga, nubwo wari uvuze ngo se inka zarapfaga, ariko kandi ni ukutabyitaho. Ntibyari biteye isoni. Ntibyari biteye isoni kuko nta yindi shwa bari bafite. Ntibyari biteye isoni kubera ikisi, kubera ikintu kisa kigutera isoni ni ikintu usanga ari cawe wenyine, ariko nk'urubyiruko rw'abana batoya wasangaga bose baraho nta kibazo. Ariko bene uyu nyine umaze kubyiruka, yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa, batangiraga rero kumushakira iki iyo nkanda kugira ngo arebe ukunda ashobora kwambara akifukusa. Urakoze. Hanyuma tukiri kuri ico ngico, kuko twavuze ko arico turi buze kwibandaho, niko watubwiye ko turi buze kwibanda ku myambarire. Hanyuma niki cyaje kubihindura kubera kuko urebye muri no vision turimo cyangwa se muri imyaka turimo, ibyo ngibyo na amateka bamwe tutanazi, bamwe tutanabonye, twumva gusa amateka. Niki cyatumye bihinduka, byagenze gute kuvuga ngo bibe byahinduka? Urakoze munyamakuru kubaza icyo kibazo. Nibyo nari nkubwiye rero. Noneho urumva ibyo bintu byaterwaga nuko kera nta myenda yahabaga, ariko noneho rero imyaka ikomeje kujira hejuru, hatangira ngo kuza imyenda, ariko nabwo rero iyo myenda ntabwo yabonaga buri muntu wese. Nanone ni hahandi yakomeje kubona ba bantu bakuze, noneho birazamuka bigera igihe wasangaga ngo abantu no mu muhana ugasanga bifubitse ibirengeti cyangwa se amashuka. Aho ngaho bari basa n'ababonye iterambere rirenzeho, za mpu rero zigenda zitakara, batangira kubona ngo izo huzu, usibye kuko nazibagiwe amazina yazo, ntabwo naje kubona uwo musaza ngo nongere mubaza amazina, ariko yambwiye ukuntu bazitaga. Babonye ikintu cy'iterambere, batangira kubona ayo mahuzu rero. Bamaze kubona ayo mahuzu rero, bisa n'ibihindutse, bibagirwa noneho za mpu bambaraga, batangira kwambara rero iyi myenda. Rero niyo turi buze kugeraho cyane cyane, niyo turi buze kwibandaho ukuntu rero byazamutse bigera igihe buri muntu wese abona imyenda. Noneho muri ya myaka yavuba itari kure cyane, batangira kwambara barikwiza bose, baba abana baba abakuru bose batangira kubona imyenda. Byari bitewe n'iki? Nuko rero abazungu bari batangiye ngo kugerayo, bakagenda bazana imyenda. Umuntu yabona yambaye imyenda akumva isi yashize. Wambaye wikwije, wifutse hose, akumva ni ibindi bitangaza, ni ibindi bintu byabaye. Niho rero bagiye bata uriya muco rero wo kwambara bamwe, abandi ntibambare. Nyuma yuko bimaze kugaragara ko bose bamaze kwikwiza, wenda reka tuze kwihutisha kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire cyane. Bamaze kwambara, hanyuma wavuze ngo umuco ugizwe n'ibintu bitandukanye. Uza kuvuga ko ugizwe n'ururimi, ugizwe n'imyitwarire y'abantu, ugizwe n'imyambarire. Hanyuma tukiri aho ngaho, ni ukuvuga ngo uwo muco w'imyambarire yo kwambara impu wari uhuriweho na hafi n'ibihugu byose byo muri Afurika. Yego, ushobora gusanga byinshi cyane aricyo byari bihuriyeho. Hanyuma none ico wita umuco w'abanyamurenge, ko twumvise ko bose hafi abanyafurika bose bari bahuriye ku muco nk'umwe w'imyambarire imwe, hanyuma uwo muco waje guhinduka gute kuvuga ngo ubu umuco w'abanyamurenge? Kubera kuko
kuri ubu nyine ushobora guhura n'umuntu akakubwira ngo umuco w'abanyamurenge ngo ntabwo ari ukubambaraga ngo bambaraga gutya. Ese ko kera dusanze bose barambaraga impu ariko bakaba barazivuyeho bakaba barageze ku yindi terambere, ubu nyine icyo wita umuco w'abanyamurenge ni iki? Bambara gute? Bimeze gute? Urakoze munyamakuru. Ni ngombwa nyine kuko twihutije ikiganiro kuko haba hariho byinshi muba mukeneye abanyamakuru kugira ngo mukomeze kubigeraho no kubimenya. Twihutisha ikiganiro rero tuvuye muri iyo step cyangwa se muri iyo ntambwe y'iyo myambarire ya kera abantu wenda bashobora kuba bari bahuriyeho. Tutibuke rero mu myambarire ya kinyamurenge. Ubundi myambarire ya kinyamurenge ni gute? Umuco wacu w'abanyamurenge ubundi iyo wageraga mu rwego dufate muri iyi myambarire y'umwari cyangwa se umugore w'umunyamurenge cyane ariyo twibandaho, kuko waje kumbaza ikibazo kimwe kivuga ngo warugize ubwoba kuko turi bwibande ku gitsina gore tuje mu gitsina gabo, ariko byose turaje kubigeraho. Ariko cyane cyane kandi nkubwire mu bantu bihutira guhindurwa vuba nico babonye gishasha c'umuco bagezemo ni igitsina gore. Nibo cyane bihutira guhinduka vuba, tibahinduka nk'abagabo. Umugabo burya atinda guhindura umuco wiwe. Rero tuje muri iki gice cy'igitsina gore. Ubundi umwari cyangwa se umugore w'umunyamurenge, umugore w'umunyamurenge yarambaraga akikwiza, kuko twari icyo gihe umuco wari umaze evolution yari imaze kuza, imyenda yaje. Umugore w'umunyamurenge yarambaraga akikwiza, nico cyarangaga umugore w'umunyamurenge. Umugore w'umunyamurenge yarangwaga no gukenyera, agakenyera ibintu bisa byose. Urebye n'ubwoko twagiye duturana rw'abafurero hari ukuntu bambara. Hari igihe usanga bambaye imyenda uwakenyeye n'uwo yifubitse n'iriba yambaye ugasanga ntibisa, ariko nta munyamurenge wabikoraga. Niba yari ahari n'umwe ku ijana wenda byaterwaga n'ubukene. Ariko ubundi umugore w'umunyamurenge yakagombye kwambara akikwiza uhereye hasi ukageza ku mutwe, ihuza akayikenyera. Dore ngo bagize n'ukuntu basigaye bazihengekaga muri cya kizungu cya none. Ariko ubundi umugore w'umunyamurenge yarambaraga n'undi yamubona akavuga ngo uyu muntu ni umunyamurenge. Akambara agakenyera, akogera kandi agatwikira umutwe. Umugore w'umunyamurenge cyari kizira kugira ngo asohoke mu nzu adatwikiriye umutwe. Wenda urupande rwo kwifubika rwo hejuru rushobora kumwibagira akarusiga, akarwibagirwa akarusiga mu nzu, ariko kirazira kikaziririza nta mugore w'umunyamurenge wasohokaga mu nzu atambaye igitambaro. Byaterwaga n'iki? Byaterwaga na wa muco wacu twisanzemo k'umunyamurenge. Ese ukiri aho ngaho uvuze ko hari andi moko aja kwambara neza kimwe n'abanyamurenge. Ego. Nk'ayo moko twari duturanye. Ese ntiwosanga icyo twita umuco w'abanyamurenge wenda twaragikopeye kuri ariya moko yandi twari duturanye, ngo usange kiturafata umuco wabo ntitube ari umuco wacu twagize wacu bwite, ahubwo tukaba twarawukuye ku bafurero wenda cyangwa se ku babembe kubera kuko aribo twaturanye cyane. Oyaye, reka nguhakane nama nguhakarira. Oyaye, ntabwo ariko bimeze. Ubundi urebye n'imikenyerere yabo yacu abanyamurenge n'andi moko twari dutandukanye, twari duturanye biratandukanye. Urebye nk'imikenyerere y'abafurero, reka mvuge abafurero. Umufurero yakazaje gukenyera, sinzi niba byaraterwaga n'ubugufi, yakazaje gukenyera ihuza agasa n'uwayiciyemo kabiri. Agasa n'uwayiciyemo kabiri. Noneho wamusangana n'umunyamurenge, ahubwo reka nkubwire mu ncamake nitwe bafatiyeho umuco, basa n'abatwiganye. Basa n'abatwiganye. Turaza kuhagera, ndaza kukubwira umuco ukuntu twagiye dukopera umuco tuja guhindura imyambarire ya kera n'iya none. Ariko amoko twari dutandukanye ntabwo twigeze tubakopereraho imico, ahubwo nibo bagiye badukopereraho imico, kuko bo mu kuja guhindura imyambarire, mu guhindura imyambarire ntabwo
ntabwo bayihinduye kera. Ugiye kwitegereza bashobora kuba barayihinduye vuba ari uko babonye umuco wacu. Urebye n'imyambarire y'abagabo turaza kuyigeraho, uraje gusanga baraturebeyeho. Ndaza kukubwira utuntu tw'udusinye twinshi jewe nagiye mbona mu myaka yaje, abantu bakavuga ngo naje ndashaka kwambara nk'abanyamurenge. Hanyuma ukiri aho ngaho uvuze ko wenda twari tugarutse inyuma tubaza ku buryo abanyamurenge bambara, ariko wenda tuze kwibanda cyane ku myambarire, ku muco w'imyambarire y'abanyamurenge. Yego. Ubundi umugore w'umunyamurenge, umukobwa w'umunyamurenge, umugabo w'umunyamurenge agomba kurangwa gute? Agomba kuba umuco wiwe n'ubuhe mu buryo bw'imyambarire, kugira ngo tuze kureba noneho tuze kubisanisha n'icyo tuza kuvuga ko bawutaye umuco cyangwa batawutaye kuri ubu nyine. Yego. Urakoze munyamakuru kubaza gutyo ibyo bibazo. Ubundi ikintu cyarangaga umwari w'umunyamurenge cyari kizira kikaziririzwa kugira ngo uzabone ibice by'umukobwa w'umunyamurenge w'umwari. Yarambaraga akikwiza uhereye hejuru. Noneho hari ukuntu bagiye ubu ngubu kugira ngo babipfobye babite, bagiye babyita amazina y'imyambaro bambaraga kera. Ubundi umwana w'umukobwa w'umunyamurenge yambaraga imyenda yabo y'amajipo bambara hafi kwika ku kirenge, akongera kandi akipfuka. Cyari kizira kikaziririzwa kugira ngo uzabone igituza c'umwari w'umunyamurenge. Cyari kizira kikaziririzwa kugira ngo uzabone ibitugu by'inyuma by'umukobwa w'umunyamurenge. Umukobwa w'umunyamurenge yarambaraga akikwiza, ijipo yiwe ikamanuka ikika hano uja kwika ku birenge, igituza ciwe kigafuka, akambara niba ari umupira yambaye, niba ari isimisi igafuka igice cyose, hagasigara nyine ijosi nk'uko ubibona abagabo dukunze kwambara. Ese ukiri aho ngaho, ese ntibizaba byaraterwaga n'imbeho wenda bitewe n'ahantu twari dutuye, bakaba baratinyaga imbeho kugira ngo bambare kuriya bikwize kugira ngo birinde wenda nk'imbeho, cyangwa se babe bagira, atari ukuvuga ngo ukubera ko ari umuco, ahubwo ari ukugira ngo birinde imbeho? Oya, ntabwo ari byo. Nigeze kumva hari umuntu waciye umugani ngo aho kwicwa ngo n'umusonga ngo yo kwicwa, ngo aho kwicwa n'imbeho, ngo kwica style ngo yo kwicwa n'umusonga. Ntabwo ari imbeho. Ntabwo ari imbeho, kuko n'ibihugu dutuye nk'ubu nyine birimo imbeho, none se nabyo birasaba kugira ngo bambare imipira y'imbeho, ariko ntibaza bayambara. Kubera ko bitaba ari ubuturage. Ubuturage nibwo turi buze kubigeraho, tubize kubigera kuko ari ukwitwaza, ni ibintu bashaka kwitwaza kugira ngo bambare ubusa. Ni ikintu bashobora kugira ngo kibe inyenda muvano yo kwambara ubusa. Ariko ubundi mu muco wacu, iyo umukobwa w'umunyamurenge yabaga yambaye, reka nkubwire, ubundi umwari w'umunyamurenge icyateraga n'abandi kugira ngo begere azanave nk'umugeni banabaze bavuge ngo si umwana n'uwandi, byaterwaga nuko umuco wa kinyamurenge awufite umugendaho, umugaragaraho. Uti gute? Ubundi umukobwa w'umunyamurenge nibyo turi buze kugeraho. Umukobwa w'umunyamurenge ni ibintu bijeje bundi kugira ngo uzobone umutwe w'umukobwa w'umunyamurenge, atari umwana bene ukiri mutoya, ariko umwana umaze kuba umwana w'umukobwa umaze gukura, yatangiraga guhisha umutwe, bakambara ibitambara. Akiri umukobwa akambara igitambara, atarashakwa akambara igitambara, akifubika urupande rumwe, ikintu baza bita kuzongeza. Uracari mutoya sinzi kuko ukimenya. Akambara urupande akazongeza, akarusubiza ku gitugu. Wanamwegera uri umusore cyangwa se umugabo, umwana w'umukobwa agatangira kuzamura. Iyo wabonaga umwana w'umukobwa atangiye kuzamura urupande agahisha kanwa, wamenyaga ko umwana w'umukobwa w'umunyamurenge yakuze. None se ico gihe ko numva
yihishaga cyane wamenyaga gute ko ari umugeni kubera kuko ubu nyine kureba n'ubwiza urebera n'isura ubundi umugeni munyamakuru reka nkubwire umugeni ntago umurebera ntukarebera umugeni mu ikanisa ntukarebera umugeni mu isoko ko ndakubwira ni kaho wewe utarandashaka ko ndakurangira nuje kurebera umugeni mu isoko ukarebera umugeni mu ikanisa uzafata izero kabisa nushaka kureba umugeni uzamusange mu rugo iwabo aha yakora imirimo acafuye kandi ikindi ubundi umugeni w'umunyamurenge ntabwo wamuboneraga ku musozi umugeni yagiraga umuranga reka mvuge muri cyo kinyarwanda kuko mu kinyamurenge sinzi ukuntu ushobora gusobanura umugeni baramukurangiraga wenda bitewe n'iki bitewe n'abavandimwe n'inshuti baturanye nawe bakakubwira ngo runaka afite umugeni kubera kuko baturanye we azi imico yiwe azi imyitwarire yiwe yego niya mico mpakubwira azi imico yiwe azi imyitwarire yiwe uyu mwana ni umwana w'umuco ni wabo bafite umuco ni umwana ufite umuco ndetse mugabo ni wabo ni abantu b'umuco ujya yabaga ari umugeni naho urya mwahuriye mu isoko oyaye hari igihe wakazuga ririya ugatangira kuvuga ngo kandi usarire narebye nabi wiyonja kubasa hanyuma ibyo twari tuvuze nico cyarangaga umukobwa w'umunyamurenge ni ukwambara akikwiza akongera kandi igitangaza kihari nta mwana w'umukobwa w'umunyamurenge wabanzaga umugabo cyangwa se umuntu wese mukuru ngo amubanza muramutse cyari kizira kikazirizwa nubwo utamuramutsaga yaratambukaga kandi agatambuka yunamye niyo umukobwa w'umunyamurenge yajaga kunyura ku bagabo yumvaga yakoze igitangaza kugira ngo azonyure aho abagabo bicaye yewe mugabo hari nabo umuntu yagendaga aganira nabo akavuga ngo hari ahantu ngo yanyuze ngo asanga abagabo bicaye ku gatorero ngo yari kwaje kugwa hasi ese biriya byari byiza cyangwa byari byiza uti gute ubundi kuko ariya hamwe biba bisa nkaho babakandamije cyane babahujije hasi cyane mu buryo umwana basa nk'udafite uburenganzira bwose oyaye ntabwo ari ukubakandamiza impamvu bavuga ni ukubakandamiza kera uko wije muri wa muco w'amahanga ariko ubundi hariya rero impamvu byagendaga kuriya nuko wa mukobwa ntabwo yari azi aho azashakwa hariho niyo mpamvu yagendaga yigengesereye kuko ntazi aho azaje wenda muri ba bagabo agiye kunyuraho hashobora kuzavamo umwe akazamubera sebukwe niyo mpamvu umukobwa w'umunyamurenge yagendaga yigengesereye umwari w'umunyamurenge yagendaga yigengesereye kuko ntazi aho azaje ikindi wabaga ari umuco wo kubaha abantu bamukuriye wabaga ari umuco wo kubaha abantu bamukuriye kuko baba mu rusi nicyo cyatumaga umukobwa w'umunyamurenge yajaga kunyura ahantu hari abagabo akikandagira cyane agatinya ego hanyuma urakoze kugira ngo tuze kubangutsa ibintu hanyuma ese usanishije imyambarire kuko wari ubivuze ngo habayeho guta umuco ndagira ngo niko bimeze usanishije imyambarire n'imyambarire y'ubu nyine ese urabona harabayeho izihe z'impinduka igitangaza cyaragwiriye kabisa urakoze munyamakuru yego usarire biteye agahinda kandi biranababaje niyo mpamvu uri mu kubona abagabo nk'abagabo b'abasaza bakuze bari mu kugira isoni akagira isoni kuko bavuga ngo uriya mwana ni umwuzukuru we cyangwa se uriya mwana ni umwana we uti kubera iki imyambarire ya kera yari iteye ishema kuvuga ngo uriya ni umwana wa naka yateraga ishema rwose ukavuga ngo uriya ni umwana wanje naho imyambarire ya none warumbwiye ngo tuyisanishe nawe kurabibaza ariko urabizi kuri none umwana w'umukobwa twagezega muri cya kizungu wambwiye ngo byaterwaga n'imbeho ntabwo byaterwaga n'imbeho kuri none umukobwa w'umunyamurenge ubundi umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umwana w'umunyamurenge yagurirwaga imyenda n'ababyeyi biwe cyangwa se nubwo namujanye yatora umwenda ukamubwira ngo mwana
uyu mwenda utoye si umwenda w'umwana w'umunyamurenge, si umwenda w'umwana w'umunyamurenge kuko ntuhisha ubwambure. Naho kuri none umwana w'umunyamurenge ndaza kubisanisha n'ukuntu n'ababyeyi nabo babigizemo uruhare kugira ngo abana babo base n'abataye umuco babinyambura busa. Uti gute? Umwana w'umunyamurenge ari mu kugenda akabwira umubyeyi akamubwira ngo iyi myenda wanguriye ntigezweho, siyo muri iki kinyejana, none rero mpa amafaranga aje kugura imyenda. Wa mwana w'umunyamurenge yagura imyenda yayambara, ukazasanga yakoze igitangaza, n'abandi bakavuga ngo uyu mwana ni uwande, bati uyu mwana ni uwa naka, uyu azava nk'umugeni. Uti kubera iki? Umwana w'umunyamurenge yaragiye afata umuco, ni wa wundi nakubwiye hajye turi bugere, afata umuco utari uwacu, afata umuco w'ayandi mahanga, afata umuco w'ibindi bihugu. Umwana w'umunyamurenge aragenda yambara, ava muri wa mwenda yakaza yambara umufuka ukamukwira, awuvamo aragenda yambara imyenda itamukwiriye, itageze no mu myaka y'uwo mugabo. Niyo mpamvu uri mu gusanga akabura uko yicara, n'igihe yicaye ugasanga yaheze mu gukurura umwenda yambaye, agashaka kuko umwenda ukura, ahubwo ntakenere kugira ngo agure umwenda umweneye, agashaka ngo umwenda ari ukura, iwe ntamenye kuko yakuze, akagira ngo umwenda urakura yawambaye, iwe ntashake kugira ngo amenye kuko yakuze wa mwenda yawusize, ahubwo agashaka kugira ngo akurure wa mwenda ukure, aba ari ukura. hanyuma reka tuze kuvuga kuri iki kintu je kukuntu nzumva, none se hari nk'ibiterwa nuko wenda nkuko twatangiye tubivuga ngo nukubera kuko abantu bavukiye mu nzira, usanga buriya bitewe nuko wenda abantu batagituye, abenshi abo ngabo bataye umuco, sere tubawutaye ari uko bageze Imahanga, ego cyangwa na ruguru n'ubu nyine niko bimeze, barawutaye. Oyaye ntago bawutaye bose, na ruguru wenda ushobora gusanga bene uyu umwe ntazabura, ariko cyane imico bayitariye mu Imahanga, Imahanga kubera kurya kugira gute, kubera gufata imico y'abanyamahanga. Wibuke no muri Bibiliya tubisanishije, kubera kwivanga n'amahanga, tuzumva kuko bavuga ngo Abanyisiraheli barahanwe kubera kuko bivanze n'amahanga, nuko bagiye bafata imico y'abanyamahanga, imico yabo ya kera barayita. Kubera iki twebwe dushaka kugira ngo duhinduke, dufate imico yabo dusanze, ariko ntidushake kugira ngo imico yacu tuvanye iwacu tuyizane tuyitere babandi dusanzeyo aribo bayifata. Ari umugani umwe baza baca mu Kinyarwanda ngo ugiye iburyasazi ngo avumira bunguri, izo ngo azazimira bunguri. No kuvuga ngo bitewe n'ahantu twagiye guhindukaho bizogorana kuvuga ngo uhindura abantu usanze, ariko kuvuga ngo wowe uhinduke kubera kuko wisanze mu bantu benshi, birakorohera kuvuga ngo wisanishe nabo, kubera ko ubu bakeneyeho serivisi nyinshi, hafi ya nyinshi, kugira ngo ube wagendana nabo. Oyaye ndi twumvikana munyamakuru aho ngaho ndi turi kumwe. Uti kubera iki? Sinoja iwabandi ngo bihutire kumpindura, sinobakundira. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ngo jewe babahinduye, navuye iriya narahindutse, navuye iwacu narahindutse, kugira ngo bampindure vuba imba naraje narahindutse, ariko ntarahindutse ngifite wa muco w'iwacu, sino uhindura ngo nuko ngo niho bari bumpe service runaka. Urugero ni uruhe? Kuri iki cyo kuvuga ngo niba ngeze ahantu ngo mpindurwe nabo sanze, ngo wenda ari bwo service bari bumpe ngo ari bwicamo, oyaye ndibyobaho. Reka nguhe urugero, nshobora kuja muri company runaka cyangwa se uruganda runaka, ngasanga bambara umwenda wose kugira ngo bamenyekane kuko ari abakozi ba rwa ruganda. Nguhe urugero nka banki,
banki y'abakozi bose hari igihe usanga bambara uniform cyangwa se bakambara umwenda umwe ubasanisha bose kugira ngo bamenyekane kuko ari abakozi ba banki. Ariko kandi nta tegeko rihaba rivuga ngo nusohoka hano urawutahana ubugerani wawe, ntaryo. Sinzi kuko ryohaba. Yego. Biba bisaba kuvuga ngo niba ugeze muri ka kazi, yego fata ya mategeko ya ka kazi ukore ka kazi wambaye wa mwenda, ariko nuja gutaha uhindure wa mwenda wawe wambare utahe mu rugo ukiraho. Reka nkubaze nk'ikibazo kimwe, ariko ni gute umuntu yota igihugu ariko ntato umuco? Cyumva byoshoboka kubera ko no mu bindi bihugu urebye ni tuvuge nka hano i Bugande wenda turi cyangwa se mu Rwanda. Iyo umunyarwanda avuye mu Rwanda akisanga mu kindi gihugu, usanga nawe atakimeze nka kurya ko mu Rwanda yari ameze, agahindura kubera kuko arashaka kwisanisha n'ababandi. Noneho naje nkibaza ngo ese ni gute twaba twaravuye mu gihugu cyacu ariko tukumva ko twota igihugu ariko ntidute umuco? Murakoze. Ntabwo tumushimye, titwomushima nawe, titwomushima kuko nawe ni hahandi wavuze ngo ugiye iburyasazi ngo azazimira bunguri. Ni ukuvuga ngo bayize wa muco iwe, noneho akarenguka agatambuka babandi asanze akarenguka. Ni kwa kundi aza agasanga barambara imyenda idahisha ibice byose by'umubiri, noneho iwe ntagarukire kuri ya myenda, noneho iwe akarenguka akarusha babandi barya sanze, akambaraho nabi kurusha babandi. Uwo nawe ntitwomushima kuko warumbaje ngo ese ni gute twota igihugu ngo ntidute umuco. Biragoye kubyumva kandi biteye agahinda. Ese ni gute nubwo tubura igihugu ni ngombwa ngo tubure n'ibindi byose kandi ngo umuco gawo titwahunze ngo twarawusize? Si ikintu dutwara mu maboko ngo twagisize. Umuco aho ugiye wose urawujana. Ni kubera iki bawuta? Kubera iki baja kwigana imico y'abanyamahanga ntibakomeza imico yacu kuko ntitwayisiziga ngo ni ikintu twari gutwara mu isakoshi cyangwa se mu maboko? Oyaye, kubera iki dushobora kuwutanga nuko twabuze igihugu? Reka nguhe nk'urugero. Nubwo atari bose, ugereranyije ukareba nk'abavandimwe b'abaturanyi b'Abanyarwanda, hariho bagiye bahunga bagahungira muri Kongo, abandi bagahungira mu Bugande, abandi n'ahandi. Ariko nubwo wasanga barahindutse, ntibaza bahinduka 100%. Uhita ubibwira, uhita ubibwira uti kubera iki ubibwira? Umuco wabo niwo nigeze kubikubwiraho. Umuco w'Abanyarwanda, umunyarwanda wese ahava akagera, yaba umugore mukuru cyangwa se umwana, hari umuco nawo wabo bagira. Nakubwiye ngo umugore w'umunyarwanda tazi gukenyera kuko dukenyera ngo akenyera impande zibiri yambare n'igitambara. Ngo yaye bafite umuco wabo nabo bambara. Ndetse mugabo bamwe n'umukecuru usanga yambaye ijipo, ariko nta mugore w'umunyamurenge twigeze tubona tugituye iwacu murenge wigeze kwambara ijipo ngo asohoka aje mu muhana. Ukira aho ngaho ubundi umuco wa kinyamurenge kuko wagiye bivuga, umuco wa kinyamurenge kuko tuzi iyindi mico. Reka imico dukunze kuyibona wenda iyo twagiye nko mu birori. Urebye nko mu Rwanda iyo bagiye mu birori usanga bambara imishanana. Ego. Kimwe ni Burundi wenda bambara iyindi. Hano mu Bugande naho buri bwoko cyangwa se yago buri bwoko nkaho turi hano muri fotopoto, abatoro bafite uburyo bambara, aho Kampala Abagande bafite uburyo bambara, Abanyankore bafite uko bambara, Abanyoro bafite uko bambara. Ni ukuvuga ngo usanga buri bwoko bwose bufite uko bwambara. Ese Abanyamurenge bo bambaraga gute? Ni uwuhe muco wabo? Urakoze munyamakuru. Kandi iyo niyo ntambwe twari tugezeho. Twari tugiye kuyu mugore kuko
umukobwa twamurangije. Yego. Umukobwa twamurangije nubwo bagenda bihutira guhinduka vuba. Tuje ku gice cy'umugore. Umugore kuko warumbajije. Urebye umugore w'umunyamurenge nigeze kubikubwiraho gahoro sinzi kuko nabigezeho. Nigeze kubikubwiraho. Urebye ko mu makwe kantangirira iwacu mu murenge. Mu bantu bambaraga neza kugeza ubu ngubu n'abandi bifuza kwambara n'abagore b'abanyamurenge. Bambaraga gute? Umugore w'umunyamurenge haba mu bukwe yafataga umwenda wiwe mwiza agakenyera, kandi agakenyera akareshesha imitwe yose y'igitenge cyangwa se y'urupande, agakenyera impande, agakenyera urupande hasi, akambarira ibaya isa na rwa rupande, akifuka urundi rupande rusa na rya ribaya. None se yarangiza akifuka mu mutwe akambara igitambara nyorohera. Barangiza icyerekanaga neza ndaza kukubwira ku mugeni w'umunyamurenge. Uko ndashaka kukubwira ku mugore w'umunyamurenge yambaraga agakenyera imyenda isa hose, yarangiza akambara igitambara. Mugabo hariho n'ukuntu wegura cyari mutoya, hariho n'ukuntu bakaza bambara igitambara ngo ntibagifunge ngo gise ni umutwe w'inyuma nguse nufashe ku musatsi, bakanyuza munsi bagafundika munsi, barangiza bagashogora umutwe umwe w'igitambara ugasa n'uwubikiriye nka kuriya. Reka nguhe nk'urugero, niba uzubona ko ukuntu inkoko ibiteye ya mashara yayo y'inyuma, ugasa n'utwikiriye nk'ibitugu wa mutwe w'igitambara, ni kuriya. Kandi umugore w'umunyamurenge kazi akaberwa, ukabona araberewe bimazeyo. Noneho wagera ku mugeni w'umunyamurenge nawe nuko yambaraga, ariko itandukaniro ryabo kugira ngo azatandukane na harya niba ari nyirabukwe cyangwa se niba ari abandi batashe ibirori, baramwambikaga bakamwambika cya gitambara, barangiza bagafata ikindi gitambara, nibagiwe n'izina ryacyo bakitaga, naribuze kuri kubwira ndaryibagiwe. Barangiza bakagifata bakagitwikira cya gitambara yambaye imbere, barangiza hano munsi y'akananu bakagifungisha ipengeri, cyarangiza ikigasa nka wa musegetera wa none bambara. Ego karangiza kigatibuka ino mu bitugu, kigatibuka ino mu bitugu. Umugore w'umunyamurenge ufunze indowa akaberwa birenzeho. Dusanisha niki? Dusanisha n'ayandi moko nkuko warumbwiye. Uko hano mu Bugande muri football bambara, reka dutangiriye mu bihugu bibanyi by'iwacu. Tuvuge nk'abaturanyi b'abafurero, biratandukanye imyambarire yabo natwe, haba mu bukwe, haba no mu nsengero, wahitaga udutandukanye. Nubwo twoba dusengera hamwe, imyambarire yabo ni yacu, wahitaga utandukanye ukavuga ngo uyu ni umufurero, uyu ni umunyamurenge. Bishatse kuvuga ko ukiri aho ngaho ku myambarire wenda ye mu makwe, bishatse kuvuga ko ubu nyine kubera ko iyo tugiye mu bukwe se tubwa abanyamurenge dusanga bambaye imishanana, bishatse kuvuga ko iyo twagiye mu bukwe kandi ariho dukunze kugaragariza umuco, ni ukuvuga ngo umuco wahereye bawutaye guhera no mu makwe. Aho niho nari ngiye kugera, nari ngutangire ku baturanyi bacu b'abafurero duturanye no kuberwa twakaza tuberwa kimwe. Habe nubwo wasangaga turi mu nsengero no mu masoko na heye, habe nubwo yo kwambara akigana wa munyamurenge kurya yambaye, twakaza tuberwa kimwe. Ntibakaza baberwa kimwe umugore w'umunyamurenge n'umugore w'umufurero, n'umugabo w'umufurero n'umugabo w'umunyamurenge. Wasangaga bambaye bose amakoti, ariko nanone tibaberwe kimwe. Ari byo ngiye kukubwira abaturanyi bacu b'abanyarwanda cyangwa se b'abarundi, ukuntu dutandukanye imyambarire rero. Ku banyarwanda iyo bajaga mu makwe bambaraga ico bita ngo umushanano. Yego. Bakambara umushanano, ari ukuntu nabo nyine bawambara, ugasanga bawufundise no ku bitugu, inefo naho bawukenyeye bakawuhambira, noneho ukagenda ukurunga hasi, bigatandukana na wa muco wiriri wacu. Noneho ukuntu twaje rero guta wa muco wiri wacu, twigana wa muco
wabo dusanze Imahanga dutangira rero kuwigana niho harya mpaye nkubwira umugore w'umunyamurenge wa mbere yatereye igitambara bakamubwira ati ndi wo kwambara umushanano ngo wongere wambare n'igitambara ntibyojana uzabaga utagize ni ukuvuga ngo impamvu abenshi batakicambara ibitambara ni ukubera ko basigaye bafashe wa muco bambara intuze mu makwe bambara ya mishanana bata rero wa muco wacu wo gukenyera impande no kwambara ibitambara baratangira ndetse batangiye mugabo kera wenda akavuga ngo sinkuraho igitambara yego ni mumpu uwo mushanano ndawambara ndetse nabyo bikagora iyo wambaye imishanano ntibaza bambara agapira k'amaboko kaza kambara nyine bene uyu wagize isoni ariko abandi akambara agasengeri gafite n'akagozi kanyura ku gitugu yarangiza akaja mu bukwe noneho bene barya bakuze bavuye iwacu bakuze bagifite wa muco w'iwacu akavuga ngo sino kwambara yaya mahuzu oya umukecuru ungana gutya nije kwambara isengeri y'akagozi nimara nje mu bukwe imbere y'umukwe cyangwa imbere y'umukazana ugasanga noneho giwe aravuga ati ahubwo kubera kuko munganje nimupfe kunshakira agapira nibura k'amaboko agera nkaha mbone kukambara igitambara bikamugora cyane ugikuramo ariko nk'aba bantu batoya nibo nakubwiye bihutira guhinduka vuba nibo bagahita bafata ya myambarire yaho bageze aribo tureba none bamaze no kuyigura ndetse bamwe bayibitse mu mazu yabo batagitira ibitambaraga byo byabaye umugani byabaye umugani kugira ngo uzobone umugore w'umunyamurenge ubyuka mu gitondo ahinduranya ibitambara ni umugani yego none se ukiri kuri icyo kintu ahari ntitwuba impamvu abagore cyangwa se abamama bacu abakobwa bacu bambaraga kuriya byarategwaga na miliye y'ahantu batuye bitewe nuko reka ngoye nk'urugero urabona nk'ubu nyine bitewe n'imirimo abantu baba bakora muri bino bihugu bitandukanye usanga bikobrije kuba wo kwambara umwenda utakagombye kwambara ariko ukawambara kubera kuko ari bitewe n'akazi ugiye gukora kubera kuko nimba ugiye mu kazi kagusaba kwirirwa ugenda ntabwo bikorohera uri umudamu kuvuga ngo wirirwe wambaye ibitenge ukenyeye ngo wirirwe ugenda bigasaba ko wenda wohindura ukambara ipantaro ukaba wokambara agapira kakoroheye kugira ngo ube wogenda bikorohera ugasanga wenda nkibaza ko wenda bitoba ari uguta umuco ahubwo umuco ugenda uhinduka cyangwa se hagenda habaho evaluation bitewe nyine n'ahantu umuntu abageze cyangwa se n'ibintu n'ibikorwa ubushaka gukora kubera kuko nawe nk'uko bitangiye bitubwira watubwiye ngo habanje kubaho ibintu bijanye n'impu buce haza kuza imyenda ariyo bakaza bakenyerera ibirengeti bakambara ibiki urumva hagiye habaho impinduka kandi tukiri no muri cya gihugu cyacu kugeza n'ubu nyine haracyariho haba impinduka ni ukuvuga ngo hagenda haba impinduka bitewe na activite cyangwa se n'ibikorwa bihabikorwa nkumva rero tutobyita guta umuco ahubwo ari ukuba hari ibintu byagiye bihinduka oya reka nkubaze ikibazo umunyamakuru nawe yego ese ko kera iwacu twari dutuye dukora imirimo tukayikora abagore bakayikora bakenyeye yego ese iwacu ntihabaga ingendo ko twavaga mu rurambo umugore akava mu rurambo akenyeye akaja mu minembwe ahari n'uwenda no kubera nta yindishwa bari bafite kugira ngo nta pataro zahabaga nta bagabo bakazambara ipataro se yarabuze ipataro se nuko gusa nuko atarakeneye guta umuco niyo mpamvu nari nkubaje gutyo ngo isi wacu nta mirimo yahabaga umugore akazahinga agahinga yambara urupande n'igitambara kandi akeza umugore akazinduka yambaye urupande akazindukuruka yambaye urupande
ese hano niho haja kure kuruta iwacu ndetse hano giho ni no mu modoka ariko iwacu bakazuba mu rurambo aho ruhekera igashamba ukaja mu minembwe mu rugezi ukazinduka wambaye urupande umugore akazindukana urupande ndetse afite n'izindi mwishakosha umugabo ntiyakaza siga umugabo afite ipataro muhira niba ari yibangutse kugenda mu nzira kubera ko atakaza yitekera ngo ayijane muri urwo rugenzi ni ukuvuga ngo ivyo byose ni amayeri yo gushaka ukuntu bata wa muco w'iwacu ariko ubundi iyo siyo si cyo cyotuma umuntu ata umuco ngo nuko bitewe n'imirimo ikomeye ngo akora kandi ikindi sico coba sirwo rwitwazo yego wenda tuza kugana ku musozo reka tuze uze kutubwira mbese bitewe n'izo mbogamizi zihari cyangwa se nuko guta umuco guhari urabona aho kurwa iki kugira ngo tube twogarura wa muco wacu wa Kinyamurenge murakoze munyamakuru tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha tuzakiramburamo kugira ngo abantu bagende basobanukirwa wowe kuri ubu nyine urumva aho kurwa iki kugira ngo tube twagarura wa muco wa Kinyamurenge kuko murakoze munyamakuru kuri ico kibazo tuja gusoza wenda turangiza nta kindi gikomeye twokora gusa ico nsaba nico nifuza kugira ngo tugarure umuco wacu nuko twogerageza kwegera abana bakiri bato bavukiye mu nzira cyangwa se bavukiye Imahanga tukongera kandi tukabibutsa umuco wacu tukagarura umuco wacu kugira ngo dutandukane n'imico y'amahanga niba ari abagore bakongera kandi bagasubirana umuco wabo hariho abagore bakuru bo bigisha umuco ukuntu abagore bambaraga hariho abakobwa bato wenda bavukiye Imahanga abo basaba kugira ngo abakuru abakuze babonye umuco babegere bongere kandi babibutse umuco bave mu muco w'Imahanga bongere basubirana umuco w'iwacu ku bagabo nabo ntitwabavuzeho tuzavuga ubutaha kubera kuko umwanya wabaye muto abagabo nabo hari imico tugomba gukomeraho kandi tukayikomeza kugira ngo abahaye bavuka bari munsi abana bato b'imyaka ikiri mike kugira ngo bazazamuke baza umuco w'iwacu ejo nejo bundi tuzosubira iwacu kandi ntidushaka kuzotahana imico y'Imahanga sawa murakoze reka tuze gusoza ikiganiro cyacu turabashimiye mwe ngo badukurikiye dukeneye comment zanyu nico mwumva kuri iki kiganiro twakoze kugira ngo ubutaha tuzabashe kuganira ku bindi bikurikira reka tusubize umutumirwa wacu ijambo asezera abari badukurikiye murakoze kudusubiza ijambo kugira ngo dusezere abari badukurikiranye icambere turabashimiye mwebwe mwadutumiye kugira ngo tuganire iki kiganiro twungurana ibitekerezo ku bikurikiranye cyangwa se kubijanye n'umuco wacu wa Kinyamurenge wagiye utakara bitewe icambere no kubura igihugu nico abantu bitwaza icakabiri nuko ngo abantu habaye evolution cyangwa se habaye iterambere ibyo bakabyitwaza ariko ico ngico ticoba urwitwazo rwo guta umuco ikindi cakabiri turashimira bamwe muri twe bagikomeje umuco kandi bakomeze bawunambeho banawigishe n'abakiri bato kugira ngo bazakure baza umuco kuko tuzotaha tuzohera Imahanga ikindi turabashimira badukurikiye kandi ikindi dusaba niba hariho abantu bakuru bagifite uyu muco bashobora kutwigisha bakazaduha ibitekerezo kugira ngo tubyigishe abana bato n'abana bavukiye Imahanga rwose turabasabiye nkunga kugira ngo baze batwegera baduha ibitekerezo kugira ngo dushobore kwigisha abakiri bato n'abakuze wenda mugabo bari babizi babivuyemo kugira ngo twongere kandi tubagarure dukomeze umuco w'iwacu burya nubwo twobura igihugu ariko ntitugata umuco w'Abanyamurenge dukomere ku muco wacu kuko imico yose iratandukanye uko ibihugu bitandukanye niko n'imico itandukanye ahubwo dushake kuko biga umuco wacu aho kuvuga ngo twebwe twige umuco waho turi murakoze murakarama yego ibiganiro nakagaruka ciao ciao naho butaha